Shalom shalom bakunzi ba time to know, tubahaye ikaze nanone tubifuriza amahoro y'Imana. Mumeze mute aho muri hose? Twizere ko Imana ikomeje kubarinda kandi n'ibyanyu byose ikomeje kubibamo uko bwije n'uko bukeye. Dushimiye cyane abantu mukomeje gukora subscribe ndetse n'abatarayikora, namwe turabinginze ngo mudukore subscribe kugira ngo mubashe kujya mubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho buri munsi dusangire ibyiza, tureba n'ibyiza, mbese tujye tubaha amakuru meza kandi yizewe. Uyu munsi rero twongeye kugaruka mu kiganiro cyacu kindi kivuga ngo ibyo ababyeyi b'abapapa cyangwa se umubyeyi w'umugabo akwiriye gufasha umubyeyi w'umugore nyuma yo kubyara. Ni iki umugabo yafasha umugore we nyuma yo kubyara? Uretse ku bantu baba bafite ababafasha mu rugo, kandi nabwo abo uko baba bangana kose, abafasha mu rugo uko baba bangana kose, burya umupapa uba ukwiye kugira uruhare runini cyane mu mibereho ya nyuma yo kubyara y'umudamu wawe, kuko aba agukeneye hafi yiwe. Ubundi umugabo afite uruhare runini cyane mu gufasha umugore guhangana n'ibibazo akunda guhura nabyo nyuma yo kubyara, ndetse no kumufasha kuruhuka no kuruhura umubiri, ndetse no kumuha ubufasha bwa buri munsi, cyane cyane mu bijyanye n'amarangamutima, kuko buriya amarangamutima y'abadamu benshi nyuma yo kubyara hari igihe yangirika pe, ugasanga si ukwangirika kundi hari ibindi biyishe, ahubwo nyine abahuye n'akazi kagize nyine abatangiye ubundi buzima butandukanye n'ubwo yari arimo mbere y'uko abyara. Rero hari igihe ahahungabanira, ugasanga arahungabanye cyane cyane. Muzumva wenda ab'iwacu bo sinzi bashobora kuba wenda bataradekuvura icyo kintu, cyangwa se umuntu nyine agira ngo niko ateye, ariko nk'ababa muri diaspora cyane uzumva benshi bavuga ngo yagize depression nyuma yo kubyara. Wakwiba umuntu ahita yibaza ngo ubwo se ngo depression wayitewe n'iki, ngo hari complication se wagize nyuma yo kubyara, ngo hari iki? Ariko nyine amarangamutima y'umuntu arahinduka cyane nyuma yo kubyara. Rero niyo mpamvu abagabo baba bakwiye gufasha abagore babo nyuma yo kubyara, cyane cyane kuko nyine hari igihe umuntu benshi barabafasha, ariko hari ibyo babona nyine yariye nta kibazo, yanyweye nta kibazo, ariko se byibuze wanamuganirije ngo wumve uko yiyumva? Ntimwiriranywe wenda yagiye wiriwe mu kazi, nuza nawe nibyo ukeneye kwitabwaho, ukeneye kuganirizaho, kubaza uko wiriwe, uko umunsi wawe wagenze, nibyo, ariko nawe muha umwanya byibuze wumve uko ari kwiyumva. Nabikubwira ntuvuge ngo ni ukwiriza, ni ukwitatsa, ni iki, ibyo ni ibisanzwe n'abandi babinyuramo. Oya, mu kiganiro cy'ubushize niho navuze, ndavuga ngo nta buzima busa n'ubwundi. Nubwo twese dushobora kuba tunyura mu nzira imwe, ariko ntabwo twese ubuzima buba busa. Ntabwo kuba twese twabyara, twese twabinyuramo iby'ububyeyi, ntabwo twese nyine biba bisa ngo bimeze neza, cyangwa se twese tube duhuje uko twiyumva. Niyo mpamvu rero uba ukeneye kumuganiriza, ukamwumva, nyine ukamufasha. Rero mu bintu navuga ngo nazanye tugiye kuganira ku cyo abagabo bakwiye gufasha abadamu babo nyuma yo kubyara, ngira ngo ni nk'utuntu nk'umunani cyangwa se 9 ahari twavugaho. Icya mbere ni ukumufasha, mufashe mu mirimo yo mu rugo.
ibi nimbivuga benshi wenda bashobora guhita bantera amabuye, ati wenda turabafasha cyangwa se hari abandi baba bahari bo kubikora, natwe tuba tunaniwe tuvuye mu kazi, ariko uba ukwiye kumufasha kugira ngo nawe abashe kuruhuka neza ndetse no kwita ku mwana, abashe kwita ku mwana, abashe nawe kuruhuka neza. Nk'urugero, wamufasha gukora amasuku, wamufasha guteka, wamufasha no kuzinga iyo myenda y'umwana. Ushobora kuvuga uti mu rugo dufite abandi badufasha, si ngombwa ko nateka, si ngombwa ko nakora amasuku. Ariko wenda ushobora kutajya gukoropa inzu yose, cyangwa se ushobora kutajya guteka ibiryo byose kubera ko umubyeyi wabyaye aba afite umwihariko wenda w'ibyo ari burye bitari buribweho n'abantu bose bari mu rugo. Kuki se utafata iyo sharje yo kuvuga ngo wenda ndamutekera, cyangwa se tureke guteka, ariko mu bijyanye no guteka noneho uba umukuyeho ka kazi ko gutekereza ngo uyu munsi turarya iki, wenda umufashe. Ushobora, niba mufite ababafasha mu rugo, ushobora kugenda ukababwira, ukabwira nk'ubafasha mu rugo, ukamubwira ati uyu munsi uteka ibi n'ibi n'ibi, aho kugira ngo wa mudamu wenda umwana yamuriranye cyane, ni urugero, mu mutwe warumva nyine bikiri kuzenguruka, ntiyasinzira, afite ibitotsi byinshi, noneho n'umufasha mu rugo araje ati ese noneho uyu munsi turarya iki? Byibuze niba utajya mu gikoni ngo uteke, ariko byibuze noneho muri icyo cyumweru cya mbere cyangwa se muri uko kwezi kwa mbere, bitewe n'igihe agarura imbaraga, ko ntago abadamu bose iyo babyaye bagarura imbaraga igihe kimwe. Hari uba mu cyumweru kimwe rwose bamaze kugira imbaraga ku buryo ibintu byinshi yakongera akabikurikirana, hari undi bisaba ukwezi, mbese bitewe n'igihe. Ariko muri icyo gihe atarajya ku murongo neza wo kongera gukurikirana ibintu nk'uko byahoze, byibuze uba umuruhuyeho kuri ibyo ngibyo. Niba ari ugufura imyenda, ushobora kuyifura bibaye ngombwa, cyangwa se niba hari n'uri buyifure, noneho wowe ukaba ari utekereza ko watanga imyenda wo gufura. Ntaze kubyuka ngo avuge ati wenda ati umunsi turi kwa gatandatu agomba gufurwa imyenda, ajye no kuyihiga imyenda iri bufurwe. Nyaboneka mworohereze nawe umufashe, kandi biramufasha icyo gihe mu marangamutima yiwe. Imyenda y'umwana ishobora kuba yafuzwe, cyangwa se niyo wenda utanayitanga wenda akabikora, ariko byibuze mworohereze, ya indi yafuzwe uyizinge, uyibike, birashoboka, wabikora rwose. Cyangwa se niyo y'umwana yafuzwe uze uyizinge aho ari mu cyumba mwicaye muri kuganira ku dukuru dutandukanye, mutera sori, uri kuzinga n'iyo myenda. Ushobora no kumufasha kuyitera ipasi. Ni utuntu nyine wakora tukagenda nawe tunatuma byibuze emotionally agira nyine aba stable, ntakomeze gutekereza, ntakomeze kugira utundi tubazo inyuma cyane. Icya kabiri, mufashe ndetse unamushishikarize kuruhuka. Ibi nimbivuga abadamu barabyumva, kuko usanga kuruhuka bigoye pe, biragoye. Abari kuvuga ati ndananiwe, mbese ahora n'umunaniro. Wenda n'umwana ntiyanamuruhije, biranashoboka umwana wenda aranisinzirira, ariko iyo umwana asinziriye nyine ni hahandi umudamu ahita yibuka ko imyenda y'umwana itazinze akayizinga, nibwo ahita yibuka ko akwiye kwitera ipasi, nibwo ahita yibuka ko akwiye kujya gukaraba, nibwo ahita yibuka ko akwiye kurya, mbese nibwo ahita yibuka utuntu twinshi twose agomba gukora. Rero noneho mu gihe avuze ngo agiye kuruhuka, umwana akaba arakangutse. Rero umugabo aba akwiye gufasha umudamu we byibuze, akanamushishikariza kuruhuka.
noneho cyane nka nijoro bwo abana barakanguka cyane, umwana ashobora gukanguka mu gihe wenda atangiye kurira, ukamubwira uti oya businziriye gatoya, reka nze mugufashe, wenda ukaba wamufasha. Niba umwana adashonje, ashonjeho nta kindi, mu gihe umudamu yonsa mutamuha amata, ashonje icyo gihe nta kindi wamufasha uretse ku nyine waramwonsa. Ariko mu gihe adashonje gusa amaje kumwonsa umwana ariko ntahise asinzira, hari abana basaba nyine ko bazembagiza, cyangwa se nk'ibyo twavuze mu kiganiro cy'ubushize, umwana akaba ku manywa rwose wasinzira, nijoro akaba agiye kuba maso. Byibuze yego nawe uri bwirirwe mu kazi, nawe wiriwe unaniwe, ariko byibuze mufashe, mugire iminota mugana ubwira uti ngaho buryamye usinzire, mbe muzembagiza mu kanya, wenda nawe nukangukaho uramufata. Icyo gihe uba umufashije cyane, kandi bituma nawe n'imbaraga z'umubiri ziboneka, agakomeza kwita ku mwana. Icya gatatu, mufashe mu mirire. Ahangaha kubera ko akenshi usanga abadamu babyaye hari uburyo bakwiye kuryamo kugira ngo abashe kugira, hari uburyo aba akwiye kuryamo kugira ngo abashe kongera kugarura imbaraga z'umubiri, kuko aba yaratakaje imbaraga nyinshi, umubiri uba ukeneye kongera kugarura imbaraga. Rero ushobora kumufasha gutekereza ibyo kurya by'ingenzi akwiye kurya kugira ngo abashe kugarura imbaraga nyuma yo kubyara, ndetse ukanabikurikirana ko yariye, kuko hariho abagira apeti, abadamu benshi iyo babyaye bagira apeti, hariho n'abandi apeti ibura, yamara kubura rero ugasanga nuko kurya ntanariye, yariye ko abonye, yariye duke, mbese ntabyitayeho kuko nta apeti afite yo kurya. Ariko unamukurikirana umenye ko yariye, mbese umufate mu nshingano. Ibyo nabyo bifasha umudamu nyuma yo kubyara. Hanyuma icya kane, kumwitaho noneho mu buryo bw'amarangamutima. Gufasha umugore, ibyo ngibyo bifasha umugore kwiyumvamo umutekano no kumwereka urukundo, ndetse ni bimwe mu byo umugore akeneye cyane nyuma yo kubyara, kugira ngo imitekerereze ye n'imikorere y'umubiri bigende neza, kuko akenshi nyuma yo kubyara usanga hahindutse byinshi. Icyo gihe usanga hariho abadamu benshi bakunda no niho bahita barwara depression, kuko aba afite uko yiyumva. Rero mufashe mu buryo bw'amarangamutima yiwe, umutega amatwi ariko utamujajinga, nakubwira ko ananiwe, mutega amatwi nyine, aruhura umutima we ko ananiwe, wimubwira ngo ibyo ni ibisanzwe, ngo ubuse urananiwe wakoze iki, ngo ubuse mutega amatwi, akubwira uko yiyumva, akubwira uko umunsi we wiriwe, akubwira uburyo ki yananiwe gusinzira, akubwira uburyo ki yari agiye kurya, wenda umwana akarira akabirya bihoze kandi wenda yikundiraga ibiryo bishyushye, akubwira ukuntu yari yakererewe, mbese umutega amatwi ariko ntumujajinge. Icyo gihe bizatuma nyine amarangamutima ye atangirika, bizatuma amarangamutima ye atangirika, ahubwo noneho arushe kumera neza. Ikindi nanone, mufashe kwita ku mwana. Yego, niba wenda mugize umugisha umwana arasinzira, abana benshi bo banikundira gusinzira, wenda umwana ugize gutya umudamu yasinziriye, nawe uri maso, wenda umvishe nk'umwana yitumye, wimukangura ngo umubwire ko umwana yitumye, wimureke umwana nanone ngo uvuge ngo igihe mama ari bukangukire ari bumuhindurire, ahubwo nawe bifate nk'inshingano kumuhindura pampers, bimufashemo cyane nk'amasaha ya nijoro, cyane amasaha ya nijoro niyo aba agoye, wenda ku manywa
manywa n'ubundi abantu benshi tuba turi maso, ahubwo nka nijoro nyine cya gihe ufite ibitotsi, cya gihe umudamu ufite n'ibitotsi, uko uba ushaka gusinzira nawe niko aba ashaka gusinzira, ariko kondisiyo arimo ntabwo iba imwemerera gusinzira nk'uko bikwiriye. Rero byibuze mufashe muri ubwo buryo bwo kwita ku mwana, nabona ko hari undi muntu uhari uri kumufasha kwita ku mwana, bizamuha umutekano w'uko nawe noneho yabasha kuruhuka. Icyo gihe numubwira uti noneho iri joro ni njyewe uri bwite ku mwana, byibuze azaryama asinzire, umufashe guhindura umwana pamperisi, niba wenda mumuha amata atonka, umufashe guha umwana amata, cyangwa se n'ibindi na byandi twavuze byo kuba wakwita ku myenda y'umwana, ukaba wayizinga, ukaba wayitera ipasi. Ibyo ni ibintu pe, hari ibintu tuba twumva ko umuntu atakora, ariko ni ibintu umuntu akora kandi bitagize icyo byangije. Hari nk'ushobora kubwira akahita akubwira ati njyewe w'umugabo nkajya kuzinga imyenda y'umwana, ubwo se byaba byagenze gute? Nkajya kuyitera ipasi? Nubikora se birangiza iki ku cyubahiro cyawe nk'umupapa mu rugo? Ahubwo uko bita byongera urukundo n'iki hagati yawe n'uwo mwashakanye, cyangwa hagati yawe n'umwana ubikorera. Uko uzareba, kera hari umushuti wacu kera, ni pe hashize imyaka myinshi, noneho yajyaga atubwira ngo umugabo we yoza umwana. Byari imbere pe, abantu benshi batabyumva, ngo hari umuntu wigeze kuzura ngo asanga ngo ari koza umwana, ngo urangije aramubwira ati ibyo bintu uri gukora ntabwo ari byo, kuki woza umwana kandi umugore wawe ahari, kuki woza umwana kandi mufite umukozi? Undi aramureba ariko banza baranakugiriyeyo si gusa, ni gutyo yahise avuga, bose bari aho ngaho n'umudamu ari aho ngaho. Undi aramureba, arangije ngo aramubwira ati none se ibi nkoze hari icyo byangije kuri njyewe uzi? None se umwana ndi koza si uwanjye? Undi nyine ngo abura icyo abasubiza. Bivuze ngo rero hari imyumvire abantu tuba dufite, ariko atari nako yagakwiye kugenda. Kuba umupapa yakora ibintu runaka mu rugo, ntago bihindura, ntago bikuraho icyubahiro cye, ntibihindura uwo ari we, ntacyo byangiza mu buzima bwe. Ababa nko muri diaspora bo barabizi rwose ko ubuzima murabugabana mu rugo bigakunda, kandi ntihagire igihinduka na kimwe, ukabura umugabo mu rugo koko, n'umudamu akabona umudamu mu rugo, n'abana bakabona abana mu rugo, kandi byose mwabifatanyije byakunze. Nko muri diaspora bitagutangaza uje ugasanga wenda umudamu aricara kugaburira umwana, bitewe n'igihe muba mufite uko kiba kingana. Wenda umudamu aricara kugaburira umwana, umugabo ari koza tuwarete, bitwaye iki? Ko ari iyanyu mwembi kandi muyikoresha mwembi, ntacyo biba bitwaye. Rero no kuba wakwita ku mwana wawe ntacyo biba bitwaye, ahubwo byongera urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi. Kumufasha rero kwita ku mwana ni byiza, birafasha, kandi bigatuma n'umubyeyi nawe aruhuka neza, ubuzima bwe bukongera bugakomeza. Ikindi, kuganira no kumufasha mu bibazo afite. Umugabo ashobora kuganira n'umugore ku byo anyuramo nyuma yo kubyara, akamufasha guhangana n'ibibazo byo mu mutwe cyangwa n'ibindi bishobora kuza nyuma yo kubyara. Wamuganiriza uko yiyumva mu mubiri. Hari igihe nyine simbizi, byo ntabwo mbizi, ariko hari abagabo benshi bashobora kuba batanabaza n'abagore babo uko yiyumva, niba yarabyaye abazwe, uko aba yumva nyine progress yo gukira kwe ayumva ati, ese uba wumva inkovu iri kukurya ite, uba wumva mu nda se uri kubabara gute, cyangwa niba warabyaye mu buryo busanzwe uba wumva hameze gute, uba wumva hari gukira gute, ukanagira n'amatsiko yo kuhareba
akavuga ati hameze gate se ubundi haba hameze hate, icyo gihe urumva nawe biramufasha, umudamu nawe biramufasha kuko nyine wakurikiranye ubuzima bwe, noneho n'igihe yagize ikibazo, kuko hari nk'ushobora tuvuge wenda arabyaye akomeje kubabara ukuntu, ariko wenda kumva ni ububabare buzashira, ariko nkawe muntu uri ku ruhande wabyumva, yakubwira uyu munsi wenda wamubajije uko ubuzima bwe bumeze, uko yiyumva, akubwira ko ababara, icyo ni ikibazo, wenda ukabyumva abivuze kabiri gatatu kane, icyo gihe uramukurikirana ugahita unavuga uti okay, noneho reka tujye kwa muganga turebe niba nta kibazo kindi kirimo, ese aho hantu bakubaze hakomeza hakurya, ubwo ntihaba harimo ikindi kibazo, tunabaze muganga. Mbese ugakomeza umufasha mu guhangana n'ibindi bibazo byose agenda ahura nabyo. Ikindi ni ugutanga inkunga mu kubahiriza gahunda y'ubuzima. Ushobora kumufasha gukurikiza ahangaha, ushobora kumufasha gukurikiza nk'inama ahabwa n'abaganga zo kwita ku buzima bwa nyuma yo kubyara, ndetse ukaba wanamubwira yuko igihe akeneye ubufasha aba akwiye kubivuga, badakwiye kubiceceka. Yego. Ikindi nanone umushishikarize noneho kwiyitaho. Usanga abadamu benshi nyuma yo kubyara nyine yumva narabyaye biraho, ararya mu buryo butagira gahunda, arakaraba bigoranye, si uko ari umunyamwanda ahubwo wenda yabuze umwanya wo kujya gukaraba, mbese ari gukaraba nko kujya gukaraba, ari gukaraba amasaha ubona nyine bihaba nyine n'amasaha asanzwe, ukayakora ukabona wenda arariye kubera ko yari ashonje, nyuma yo kurya nibwo agiye gukaraba, kandi wenda yajyaga akaraba, yamara gukaraba ubundi akarya. Mbese kwiyitaho ari ibintu bisigaye bigoranye kuri we, rero mufashe. Wenda ushobora kumufasha ukaba uri kumwe n'umwana, ukamubwira uti noneho ndi kumwe n'umwana, ushobora kugenda ukajya gukaraba, akagenda wenda akajya gukaraba, cyangwa se hari ukundi usanga ugiye kurya nk'ibiryo byakonje kandi byahiye kare bimaze nk'isaha biteguye rwose, ariko kubera ko umwana yagutwaye umwanya munini kandi wenda utari buryo umufite, hari ukuntu nyine abantu benshi tuba tuvuga ngo ntabwo warya ufite umwana kugira ngo umurinde kumuhumuriza iyo myuka y'ibiryo kandi igihe cyo kumugaburira kitaragera. Si uko wenda utanarya umufite, wanarya umufite, ariko abenshi tuba twirinda tuvuga ngo we kumuhumuriza ibyo biryo. Niba rero ari uko we yiyumva nk'umuntu utarya ateruye umwana, mufashe noneho we niba warangije kurya ufata umwana, noneho nawe abona akanya ko kurya. Niba akeneye, hari ubwo ushobora gukenera kujya no kureba ku muhanda uko hameze, nabyo umuntu arabikenera nyine mu buryo bwo kumva yaruhura ubwonko, nabwo mufashe, mbese umushishikarize kongera kwiyitaho. Noneho hari ukundi nyine iyo umuntu yabyaye nyine arya akagira gute akahita abyibuha, ugasanga nabyo agize nyine umubyibuho ukabije, wenda bitari na ngombwa, ariko numufasha mu buryo bwo kwiyitaho, ntekereza ko azabasha no gushyira ku murongo neza uburyo arya, atarya mu kavuyo, uburyo anywa atanywa mu kavuyo, akarya nyine biri ngombwa, akarya agahaga, akanywa agahaga, ariko atari kubona mu kavuyo bya bindi bishobora no kumutera nyine kugira umubyibuho mwinshi ukabije. Icyo gihe ukamufasha. Noneho ikindi kandi ntunamunengere ko wenda uwo mubyibuho yawugize ungana gutyo, kuko
kuko arahita avuga ati ngaho dore ukuntu noneho uri kungana gusa urangana uti ati ibyo birakabije, uye nawe bigiremo uruhare kandi nubigiramo uruhare bizatuma atabyibuha cyane nk'uko nguko. Rero ndumva nibyo ngibyo nari mfite kuvugaho. Hari n'ibindi byinshi nyine abagabo bafasha abadamu babo kandi bikagenda neza mu rugo, cyane ko nyine abenshi usanga nyuma yo kubyara bahuye nyine n'utubazo twinshi. Uwo ari we wese waganiriza ashobora kukubwira ko nyine ushobora kumuganiriza ukumva ko amarangamutima ye nyuma yo kubyara atameze neza, kandi si uko atarakwiye kumera neza kuko yakiriye umugisha mu rugo, yakiriye umwana aranezeza, ariko ugasanga nyine bitewe n'utuntu agenda anyuramo twa buri munsi amarangamutima ye arahangirikiye. Rimwe nyine ugasanga ariho uzasanga bamwe bavuga nabi kandi wenda atarabisanganywe, ugasanga asigaye akora ibintu bitandukanye n'ibisanzwe, cyangwa se ukavuga ngo umudamu ngo nyuma yo kubyara ngo ntakinyitaho, ngo umwanya wose ngo asigaye ngo awuharire umwana. Ariko nawe nimufatanya muri ibyo byose ndetse n'ibindi byinshi bitewe n'uko mu rugo rwanyu hateye cyangwa n'ibibera mu rugo rwanyu byose, numufasha mugafatanya nawe azakubonera umwanya wo kukwitaho. Usanga abadamu benshi icyo kintu barakidushinja ngo twita ku bana ngo kurusha ngo abagabo, ugasanga abagabo nyine kuvuga ngo uyu mudamu wanjye yabyaye ngo rwose ngo nta mwanya bakimbonera. Bigenzure neza urebe ko kutakubonera umwanya nawe utabifitemo uruhare, kuko niba ibintu byose wamuhirikiye iriya wabimusunikiye byose ngo n'ubundi akomeza abimenye, ari no kubivangaho n'umwana mushyashya uje kandi ukeneye kwitabwaho cyane, noneho byose agiye kubifatanya, warangiza ukavuga ngo ntakikwitayeho. Nyine akwitaho n'ibindi byose akabifatanya, ariko byose nyine hari byose uko abyitaho bigenda bigabanuka bitewe na wa mwanya. Rero mufatanye, nawe azakubonera umwanya wo kukwitaho kandi ibintu byose bizagenda neza. Mwakoze cyane kubana natwe, ntabwo ndi umuhanga muri byo, ariko nyine ni ukugenda twungurana ibitekerezo no kumva n'ibyo abandi baba bagenda bavuga, kureba amatestimoni y'abandi yuko hari abahuramo n'amadepression nyuma yo kubyara. Mbese ubwo rero amakuru yose umuntu agenda amenya tuba dukwiye kuyasangira, kuko narababwiye nyine hano tuba dukwiye gusangira inkuru zose z'ubuzima busanzwe kugira ngo dufashanye. Icyafasha umuntu cyose tuzajya tukiganiraho. Mwakoze kubana natwe, tubifurije amahoro y'Imana aruta y'umuntu wese yakwibwira mu mutima, ayo ngayo Imana iyabahereze. Shalom shalom. Muraho neza. Ku bantu mwari mumaranye iminsi ikibazo cyo kugura no kuvana ibikoresho mu Bushinwa mwarabuze uko mubigenza, igisubizo nta kindi ni Yuanjian Trading Company Limited. Iyi ni kampani igufasha kugura ibikoresho birimo ibya electronic, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho bya mekanike, ndetse no gukora ibintu ubikura mu Bushinwa ubyoherezwa mu Rwanda, kandi tukabikugereza mu Rwanda mu gihe cya vuba cyane. Abantu namwe mwarwanaga no kohereza amafaranga ava cyangwa ajya mu Bushinwa, nabyo turabibafashamo. Yuanjian Trading Company Limited ni kampani yizewe y'Abanyarwanda ikorera mu Rwanda no mu Bushinwa, ikaba ifite uburambe mu bintu bya logistique. Abadukeneye mwaduhamagara kuri nimero muri bubone kuri ekara yanyu. Nimutugane tubahe serivisi nziza mutasanga ahandi. Yuanjian Trading Company Limited, beyond your vision. Muraho neza, ufite ubukwe, ufite anniversaire, ufite inama se, wabatirishije cyangwa inshuti zagusuye, none urifuza umuntu ugutegurira ifunguro rinogeye ijisho, rikaryohera akanwa, rikamanuka neza mu muhogo nta mbogamizi. Turahari ngo tubigufashemo. Duhamagare tugukorere ibintu byiza kandi ku giciro cyiza,
utazigera wibagirwa na rimwe kuko uzahora udukumbura. Turahari ngo umunsi wawe ukugendekere neza. Udukeneye waduhamagara kuri nimero 07870314 cyangwa 0782254334. Nimutugane tubahe serivisi nziza muzahora mukumbura.